abashomeri bariho ndababona kandi nkavyemeza muga muri Burundi ubu nta mushomeri numwe ariho hari binebwe nta muntu numwe ashobora gushoma je nubu ntawo ntara mu rushinge aha mu Burundi aha iburaya kabisa abashomeri bariho ndababona kandi nkavyemeza muga muri Burundi ubu nta mushomeri numwe ariho hari binebwe iyi tariki tuvuganiyeho uyandike ibi tuvuganye nta n'inyuguti n'imwe zavaho ugiye kubibonesha amaso wenda wavuga Dawidi Imana ikubwira ibimenyetso itarakwemeza neza uwo ari we ibi bintu nushaka uje mu mwuka cyangwa ugende usenge ubisenge ndabona uvuze ave ndakubwiye ngo nitegure witegure ariko aya makuru ntuyafate n'ibanga ryanjye nawe witegure ukwezi kwa munani ntabwo ndagusiga mu Rwanda kuko nawe warakoreye Imana amen hanyuma ikibazo cya CNDD FDD kirarangirana n'ukwezi kwa gatandatu ntabwo ukwezi kwa gatandatu kurasiga CNDD FDD ku buyobozi ntabwo uzongera kuyumva n'umuturage yivuga mu kanwa ke kuyivuga kigaba ari icyaha gihanwa n'amategeko icyo cyo ndacyemera kuvuga CNDD FDD izahinduka nka FDD urakoze cyane noneho ikindi kintu gikurikiyeho sikia ryibanga ariko nguhaye kuko nkwemera utemerewe kuritangaza cyangwa kuribwira uwundi muntu banyamurenge uretse ko nashaka yuko bijya hanze vuba no kuvuga ngo ukwezi kwa munani ndataha n'impunzi zose aho ziherereye hose ku isi amina haleluya ikindi cya kabiri abiyita Dawidi abavuga ibi na biriya abo ngabo ukwezi kwa munani barakorwa n'isoni ubireba hanyuma ikindi gikurikiyeho niba ufiteyo umuntu muziranye afite amafaranga menshi mu marundi umubwira yavunje mu madolari kuko mu ndwi itarenze imwe gusa amafaranga y'u Burundi azaba yagizwe ibipapuro nakwambi nukora n'inkuru uyikore mu buryo bw'ubwenge bukomeye guhaye amakuru uranyumva ari zimwe nta nubwo igihugu ari kimwe haba hari byinshi tugomba si ukudahuza kubiva ku Mana hari ubuhanuzi uba wahanuye yenda je nta buhanuye kandi si ngombwa ngo ubikunyuzemo nanjye binyuremo iyo byakunda cyane merci beaucoup uzikintu gitumye nguhamagara ni kiriya kiganiro wakoze ushyiraho uriya mupolisi nubwo bimaze igihe ushyiraho uvugamwo mbayahaga ushyiraho kiriya kiganiro cyo ku kinyamakuru cya Mutesi Sikoviya gitumye nguhamagara havugwemo ingoma ya cyane umuntu umwe yabivuzeho nubwo bahise bamufunga hanyuma nubwo yafunzwe ibyo yavuze ni ukuri nta muperezida azongera gutwara igihugu cy'u Burundi nta mashyaka uzongera kumva mu gihugu cy'u Burundi hagarutse ingoma ya cyane bitarenga ukwezi k'umunani k'uyu mwaka nyine amina uranyuma neza ndakumva neza ubundi no kuzwa indagara z'indundi rwose nguhe ibanga uranyemerera ko nta muntu n'umwe uzayiha cyangwa ngo uyikoremo inkuru audio nakoramo inkuru nakubwira ibi ngibi ndumva nta mpamvu kubiha abantu ibyo dusanzwe tubwira nanjye hari ibyega naratangaza mubwire mu bintu batari bazi mu ibanga rikomeye hanyuma abantu babyange babyemere uretse ko bazanabyemera bakanabyemerwa ku ngufu kuko n'uzavuga ngo uyu nitumushaka nitumukeneye azabikwa ahantu imyaka 10 haleluya urabyumva neza yego umuntu azavuga ngo uyu muntu nitumushaka yaba adakwije ibisabwa n'amategeko wenda n'amashuri ntahagiye cyangwa iki uwo muntu azabikwa ahantu hatazwi imyaka ingahe 10
amakuru ari hanze amaze kumenwa n'abaperezida b'ibihugu, amaze kumenwa n'abantu benshi, abana barayaza, urubyiruko rurayaza, abakecuru n'abasaza bamaze kumenya ayo makuru, kuko Imana nasanze ivuga iciye mu ngeri zitandukanye. Ni ukuvuga ngo n'abatari babizi Imana iri kubarotesha bikabacanga, ahubwo bakampamagara bandi ati ibi bintu twabonye ni biki, ibi bintu twarose ni biki, nkababwira ngo ibyo ni ubwiru, turabishakara muhome n'ubwiru kabisa. Urabyumva neza? Kereka duhuye nkaguha amakuru turi kumwe, nkaguha n'ibyemezo bifatika, kuko kuguha amaudiyo cyangwa se za rekodi numva umutima utabinyemerera, kuko abantu urabizi, abantu ni abantu nyine, abantu baracika, abantu baramena amabanga. Icyo nzi cyo gikenewe gutangarizwa abarundi ni ukubamenyesha aya mezi n'uyu mwaka ibyo bagomba kwirinda no kwitegura, bo bakitegura umwami Dawidi, bakitegura ubwami bushya, bakitegura nuko nyine kwitegura ko mu mwuka no kwitegura naka nta yego rwose. Ariko kubwira abantu ati amafaranga ufite agiye guta agaciro, ibyo ni ngombwa. Iyo ubuyobozi buhindutse byinshi birangirika. Yego rwose ntucike intege, kandi n'uwahanuye ntiyavangiwe. noneho ni ukuvuga ngo ibendera ry'Uburundi cyangwa se idarapo rizahindurwa bitarenze mu cyumweru kimwe, hanyuma n'amafaranga nayo ni uko. Ubwo impamvu ni iyihe? Igihugu cy'Uburundi cyaragurishijwe ikuzimu, gitangwamo igitambo, kandi urumva ko idarapo ridasigara. Abapfumu bakoresha amadarapo, iyo perezida ari mu bapfumu ajyana idarapo. Urakoze cyane. Icyangombwa ni ikintu kinshimishije kandi gikomeye cyane, nuko ibyo nkubwira ubyumva vuba. Buriya bimwe bavuga ngo ubwira uwumva ntavunika, niko n'ubwira umunyamwuka atavunika, kuko umunyamwuka aba afite ubwenge. Ubwo rero ibyo ndabikubwiye, kandi ikindi guhera itariki 25 z'uku kwezi abantu bashobora gutangira kubona ibimenyetso, no mu kwa gatanu bikomeze, ariko finale ni ukwezi kwa gatandatu. Icyo nzi cyo uyu mwaka mu Burundi, Abarundi bitegure kwinjira Kanani, nta bintu byo gupyinata, nta bintu byinshi. Abagutuka bazabimenya. Reka je turajabukana, jese Kanani nasigara. Urumva warima itongo ukashyiramo imbuto, hama kwimbura ntiwimbure ntusarure. Oya rwose ibyo uvuga nibyo. Hanyuma ngiye kuguha example gatoya k'utodiyo nka tubiri cyangwa dutatu, ibanga n'ibitajya hanze uzambwira ngo he ibindi byemezo bikomeye cyane. Oya nabanga rizajya hanze, ukanatanga ibimenyetso bifatika ariko utavuze amazina. Nta mazina ntayo, ibintu yenda biba bitari ibanga, ni si ibanga nyine, ariko ibiri ibanga. Niba umuntu akubwiye ati ikigendo kiragera, ni naho ubukozi bw'Imana bushingiye, ntugire ikibazo rwose. Nubwo n'izodiyo utazima cyangwa wazima, ariko nta kibazo kindi rwose. Amaze kuguha gutera kuri WhatsApp, ariko ibikomeye byo simbiguha. Ibyo byihorere rwose. Ndi kuguha bamwe muri bamwe Imana igenda icamwe ikabibibanga, abandi ikabarokesha. Ndamubona. Ndetse naguha n'ibiganiro, bimwe mu biganiro yakoze ugahita ureba ibimenyetso bihuza na audio nguhaye. Hagati aho rero, ukwezi k'umunani
witegura ubu hariho abavuga ati ibi bintu avuga tumufashe twamugirira gutya n'amaso yabo azakubona. Uyu mwaka ni umwaka w'abantu bubatse Imana bayikoreye neza batayiryarya, uranyumva? Bariya bose bambaye haga neva bariya banani banyatugarika bandabiri kuriyo bariya bose kugira mbonera kure nta n'umwe amaso ye azakubona. Nkurahiye Uwiteka Imana yaremye isi n'ijoro. Igihugu twagiye kugitata rwose turakizi. Urakoze cyane. None igitangaje kinateye ubwoba ndetse kugera ubu bafite ubwoba, bahiye coba, babuze ubuhungiro, kuko naranababwiye nti ntimuzabona inzira rwose nimushaka muyakeye, kuko no guhunga bizabagora. Kireka Imana yarambwiye ngo ntuzihorere, uzarokorwa n'Imana adasigara uzamwakira umuha agaciro kuko Imana yakamuhaye. Amina. Ariko kandi naranacanuye niba ukurikirana ibiganiro byanjye naravuze ngo Imana izasigaza, ari inkuru bazemera ko Imana itayaga amasigara cicaro. Niko bimeze, ntabwo yaga amasigara cicaro rwose. Abo ngabo rero ntacyo twemerewe kuzabakoraho kuko Imana izaba yarashigaje. Abidashaka ntibazasigara, ntibazarokoka inkota y'Uwiteka. kandi dore ibintu bigiye kuba mu kwezi kwa gatandatu ni amateka akomeye azandikwa isi yose. Ntabwo ibi bintu birakomeye. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka gutunganya igihugu cy'u Burundi kugira ngo irimbure Babuloni ariyo Uburayi na Amerika, kuko bwimitse antikristo bakajyana Imana. Urumva? Imana izarimbura Uburayi na Amerika irangije kwimurira abanyafurika bose bahungiye muri ibyo bihugu, irangije kubimurira mu Burundi, mu gihugu cy'amata n'ubuki hatakiri intambara. Hanyuma ati Uburayi na Amerika bigiye kwimukira mu Burundi gute? Aricyo gihe navugiye yuko bizaje kwinjira mu Burundi zabihenze kuruta iyo kuja muri Amerika. Nuko Imana igiye kwimurira Uburayi na Amerika mu Burundi, Uburayi na Amerika bikarimbuka. Kandi birimbuwe na Irani na Iraq. Irani na Iraq niwo mukozi Imana igiye gukoresha kugira ngo irimbure Uburayi na Amerika. Amina. Baraba baratuzengereje rwose, nta shyari rwose. Ikubite kandi naravuze yuko Uburayi igice kinini kizarimbuka kikava no ku ikarita y'isi, ngo warabikurikiranye. Ni ukuvuga ngo bahanga bose bakora amamodoka, bakora ibintu bihambaye biremereye, amafaranga, abantu bafite amafaranga menshi mitagiye kuzimukira mu Burundi kuko ariho Imana ibanjirije gutunganya. Twebwe tuzaza kujyayo tujyanayo ubutumwa bwiza, tujya kuvuga amateka y'Imana yakoze biturutse i Bujumbura, niho ububyutse cyangwa se ikanguro bizaturuka. Ibyo kuvuga ngo ab'Imana yishe abarinzi b'inkike bazaba bari i Bujumbura, igicaniro cy'Uwiteka niho kizaba kiri. Ibyo ni ukuri. Ishengero izatangurira hariya nyene kandi ni naho izasoreza. Irakoze cyane. Iyo tuvuze Uburundi ntabwo ari Uburundi bwonyene, ni Uburundi n'u Rwanda. Ni igice, kiriya gice kivuga Ikinyarwanda cyangwa se bumva Ikirundi muri Kongo no muri Tanzania, ndetse n'igice kitari gitoya cy'Ubugande. U Rwanda ngiye mfite ubuhanuzi bw'uko u Rwanda n'u Burundi nta mbibi nta mipaka bizabaho, pasiporo izaba ari imwe n'irangamuntu ari imwe. Ibyo ngira ngo urabizi ko nabivuze ko imipaka izava hagati. Navuze yuko urebye ni nk'ibihugu bitanu Imana igiye kugira igihugu kimwe, ariko twe dufite ururimi twisangije, ururimi rwitwa Ikirundi n'Ikinyarwanda ni bimwe, abantu ni bamwe. N'ubu ureba turi kuvugana nta musemuzi. Aho byasobanutse. Wowe uradepoza mu Rwanda ukaronka akazi, mu Burundi Abanyarwanda baradepoza bakaronka akazi, amazina turayasangiye. Nuko ari abakoroni badutandukanyije, ubundi cyari igihugu kimwe, Rwanda Urundi cyangwa Urundi Rwanda. Very good. Koko ni abavukana, ni amahasa cyane bukuru na butoya. Uremewe. Aho rero rwose urimo neza rwose.
buriya njya ndareba n'amakomantere ukuntu bagutuka batazi ko ibintu uri kuvuga bifite ishingiro. je banuka bikeya ugereranyije n'ibyo batutse Yesu. Ubundi nawe ubwawe ushobora kuba ubivuga utazi ko ibi bintu bizakugaburira, bizagushira hejuru, bizakwica nawe utokwicaye, ibi bintu bizaguhesha agaciro. Oya ntabwo ushobora kwimika umwami ngo nurangiza kumwimika aguta inyuma y'igihugu. Nta nubwo ushobora kwimura umwami udafite ubushobozi bwo kuba nta muntu ushobora kwimura perezida nta bushobozi afite bwo mu mubiri cyangwa bwo mu mwuka. Ibyo byo nanjye rwose ntabwo ari ukuvangirwa, ndiyizi ko iyi niyo misiyo ndimo yo kwimika Dawidi. Narangira gufata ingoma Imana izampa indi misiyo, ariko nzaba ntari Marite ukundi, nzaba narazamuwe. Buno ndi generali, nzaba narazamuwe rwose. Urakoze cyane. Abantu rero baraguka bari ku generali, ibintu bishoboka ni generali mu buryo bw'umwuka ntibabimenya. Ubundi umunyamwuka yimura umunyamubiri, umunyamwuka agenzura umunyamubiri, ariko nta munyamubiri ugenzura umunyamwuka. Ikintu ni wumva utwo turebiyo nguhaye nurangiza kutwumva umpamagare tumujane gacyo. Nta kibazo rwose. Nanjye ubwo urumva twagiye gusengera ahantu kure, ninjye wagiye ntwaye imodoka, ubu umugongo warushye, ndaje nwumvirize ndyamye ho gakeya ngiye kuruhuka. Yego rero no kugaruka utwaye, kandi urumva iyo utwaye famiye kenshi na kenshi iby'ubusore ubifasha hasi. Oya birumvikana rwose. Wowe nuramuka warangije kutwumva cyangwa se wanaruhutse aho ubonera umwanya umvugisha. Sawa. Merci beaucoup. Dohiye. Okay. Ariko yego nizere ko nawe uri muri gahunda yo gusenga, tugakobya ku buryo urumva iyo umuntu amaze guhanura. Nkanjye mfite nanjye uburyo gipanze cyangwa uburyo bipanze mbitatife, ku buryo mvuga inti Imana yavuganye n'abarundi ari ukurara mu mazi. Ubu niyo gahunda, ari ukurira igiti. Ubu no gusenga dukubinda, ku buryo nyine nta segonda igomba kurenga, nta n'umunsi ugomba kurenga. Tugomba kuba dufite icyo nakita ukuri n'ibihamya n'abantu bidasubirwaho, ku buryo turi buhabwe umugisha nayo twinjira Kanani. Nyine nta muntu n'umwe uvuga ngo hari icyo atari gutahura cyangwa hari icyo atari kumva. Abarundi tugomba ubu buhanuzi twahanuye ko babubona kuva hasi kugera hejuru, nta kintu na gitoya kibuzemo cyangwa se bacerereweho. Urumva kandi baranarushyirega. Uvuze ikintu gikomeye, ngiye kukumenera icyo bita impuri mu Kirundi. Ayo masengesho uvuze ubu nyarimwo ndayasoza mu kanya. Baranyandikiye mwana. Ndi kuyakorera igisenyi tuvugana guhera ku wa kane, uyu munsi turi dimanche. Ngiye kuyasoza mu kanya mbone gusubira i Kigali ejo. Banyamurenge bapolisi. Hanyuma kugira ngo udashidikanya ngo ese ibi bintu tuvuganye byaba ari ukuri, ugenda undebe Yesaya 42 uhere umurongo wa mbere ugeze 8.